bavanga abantu bose baturirane afite umutima wo kugira ngo babandi nabo babakirwa izimana uko basohoye amagambo nabo babonereho hakaba n'ubikora kubera ari rutine atazi n'impamvu yabyo hakaba n'undi ubikora ari ukugira ngo yumva ahera mbonye abana baturiye abantu bagahera ko bagira gute babona inzira ibinjiramo babasambanya ibyo nawe urabizi yego icyakagombye kuba cyiza kuko Yesu ari ugira ibanga wenyine wagombye kugenda ukajya kurira Yesu ukanamubwira ngo ntumurire gusa ntumubwire ngo mpindura dore impamvu yo kwegera Yesu impamvu byenda guha impamvu ya mbere Yesu yakubabariye ntabivuga icya kabiri iyo Yesu wamuririye ahindura umutima ahindura cya kintu yangeso akayikura muri wowe niyo mpamvu yo kurira Yesu isi tugezemo irimo amanyanga menshi na digitali cyakoze cyo hari ibigenda binyomoza ibyo ngibyo hakazama ama-DN wa muntu yarihannye anizera yuko we yababariwe ariko ingaruka z'icyaha si zabaye mbi kuko zavuyemo abahungu n'abakobwa bazakugiraho ikibazo umwana utwite atari umugabo wawe ufite abana hanze kandi uzakenera kugira gute kuba uzakenera kubaha iminani ugomba kwemera ingaruka umugabo sabaye azi ko ari abe nyine afite icyo cyizere wowe uzakira ute kandi uba yarihannye nyine aba yarihannye nyine akizera ko yarihannye yarababariwe urumva yarababariwe icyaha cy'ubusambanyi none bariya abana uburenganzira bwabo bizakomeza bibe nyine iyobera ry'ibanga ritagatifu ibanga ritagatifu ntago nta banga ritagatifu ribaho kandi Imana iba yaramubabariye akaba nyine icyaha yakoze yarababariwe ariko niwe usigaje kujya gute gushira ku murongo urabyumva birasa nuko niba nkijwe nengo ufitiye ideni ntabwo ideni rikurwaho nka kwa kundi Zakayo yatuye muri make wakoze cyane ntabwo wumva ko ufite igisubizo niba nkijwe ngo ufitiye ideni ntabwo bivuze ko ideni birangiye oya ahubwo ngomba kuzaryishyura bigaragaza ko nakiri n'agakiza sibyo ubarugiye gwisa rwa Zakayo asaba imbabazi umugabo ubwo natamubabarira yamusabye imbabazi nanone tubahaye ikaze mu nkuru n'ibiganiro byacu mwese mudukunda mukadukurikirana kuri Apuravu amahoro imigisha Imana itanga amafu n'amafaranga bibafubike kandi mwumve muguwe neza nakubwira ngo nimba utameze neza ntagahora gahanze ndabizi igihe kimwe bizagenda neza sininge nyine mu kiganiro rero ndi kumwe na Apotre Nizeyimana Theogene ni umukozi w'Imana Imana ihagurukije ku isi yose mu gihe nk'iki mu gihe nk'iki ngo ni prophet of this generation umeze neza musho ndamahoro wawe ibintu by'ibyubahiro byinshi biteye ubwoba abantu icyubahiro bakimye Yesu basigaye bakikubira turamugaba hari n'ubundi abamarayika baramuramya reka natwe abantu tubabwire bajye baturamya uzi kubona uyu munsi hari igihe cyageze kubona umukozi w'Imana kabisa protocole bango umuntu akayadasubirayo mwana ariko ntacyo tugenda twunguka abantu rero benshi cyane kuri Apuravu atangira ubibwira nubwo nakuvunyishirije abantu bashobora kubyumva bakagira ngo sibyo ariko wakivuga kandi ukanadusengera tukinjira mu kiganiro buriya ntacyo twe kwivuga yukuze se yukuze urivuga amazina nitwa Nizeyimana Theogene ndi umugore bya Yesu umuhamagaro w'intumwa
ndi umugabo nambaye n'impeta. Reka dusenge. Mana turagushimiye tuguha icyubahiro. Tugiye kwinjira mu kiganiro kandi tuganiza ubwoko bwawe. Bara natwe utugirire neza. Utubere inkomezi mwami. Duhishurirwa iturutse iwawe. Kandi nuteze amatwi nawe ahabwe umugisha nawe mu izina rya Yesu. Amen. Yego. Tugiye kuganira rero ikiganiro kwihana. Musho njya nkunda gutangira nkubaza iyo tugiye kuvuga ku kintu nkakubaza ngo ni iki kwihana byo ni iki rero aba ariho duhera kwihana kwihana ni no kwifata ukiha igihano cy'ikintu wakoze. Kwihana kwihana no kwiha igihano cy'ikintu wakoze ubwawe nta wundi muntu n'umutima nama wawe ukavuga utaka ikintu cye nakosheje tu. Niba ari ukwikubita ukikubita, niba ari ukwinosha ukinosha, niba ari uguta agaciro ukemera ko wagataye, ni ukuri icyo bita kwihana. Yego tugiye kuganira nkoresheje urugero rw'amagambo amwe wigeze kutuganiriza tubwira ngo igiye gusenga byari byemewe wagiye kanyarira wasanga umugore waruje kwihana ko yaciye inyuma umugabo we. Mu by'ukuri naratekereje kuki atabibwiye abantu akajya kanyarira. Hari n'indi nkuru ni filime ariko yo uko byagenda kose ariko ndabizi neza umugani ugana kariho kandi agakino gakina kariho. Yagaragaje umugore we yagiye kwihana yaciye inyuma umugabo yihanira mu iteraniro bati wa mugabo we naguciye inyuma abana sabawe muranguca inyuma. Urugo umunsi rwaraye rusenyutse kandi yari yihannye. Niwo mwahuriye ku musozi yiherereye akakubwira ko yaciye inyuma umugabo atanakuzi wasanga n'uyu munsi wenda mutanavuga. Ntago tubonana. Muvugana akaba ati ngiye nkoze Vatikari. Ndavuga ngo ni ubuhe buryo bwiza bwo kwihana? Uburyo bwiza bwo kwihana bwagombye kuba mbere y'icyaha. Umuntu yakiguyemo n'ubundi reka bivuge. Byagombye kuba ko turi kubwira abantu abagikoze n'abataragikora. Yego. Uburyo bwiza bwo kubaho ni ugutekereza kuzihana mbere y'icyaha. Watekereza ingaruka zizakubaho ukareka gukora icyaha. Uwakiguyemo we rero ni ikindi kintu gikomeye. Urabona reka nk'uko wavuze yenda gusambana kazweje yenda urwo rugero n'ibindi wese yumve n'ibindi. Buriya ngiye kuza ukambwira ngo Imana imbabarije afite igihe nta sezerano nagiranye nawe, nta n'icyo wankoreye njyewe. N'Imana ntacyo wayikoreye kuko ntiwasambanye Imana ntiyasambanye. Ahubwo ni wowe ahubwo hari ahantu wanditse niho watatiye. Nihe ni ahantu habiri. Ku murenge yavuze ko utazamuca inyuma uzaharanira donc ko ari uzaba umugore wawe cyangwa umugabo wawe gusa. No kwa pasteur urabivuga. Rero kwihana nyakuri ubundi wakagobye kugenda ukabwira umugabo wawe cyangwa umugore wawe ukawubwira ngo sheri rya tegeko narirenzeho. Ko bigoye nanone byaba bisenye. Rega amatwi si ukwihana. Soze ko ari kwihana. Ndakumva. Kandi wakoze ikintu ugomba kwakira ingaruka zacyo. Ese uzi impamvu dutinya kwihanira nabo tubara nabo dutinya ingaruka kugira ngo bitazagira rero ingaruka. Kuki se wumva wakora iki kuba ingaruka zizaba? Niyo mpamvu natajya avuga ngo icyiza wabitekereza mbere kuko ari ukora icyaha. Ibi ngibi n'Imana yari ibizi neza ko nubwira umugabo ngo wamuciye inyuma bizaba ari ibibazo. Ahubwo ibi
iteye ko habaho abatambyi kuko Imana yarigira ibanga yonyine. Uyu munsi iravuga ngo noneho mu nsagano iherereye mu mbwire na mbere yashyizeho abatambyi ugomba kugenda ukabwira, ariko mu buryo bwakagombye kuba ari bwiza, mu buryo bwo kwihana nyakuri. Ni ukubwira umuntu ngo rya teko naryishe, ya masezerano yapfuye, niko kwihana nyakuri. Njye niko mbitekereza, ukirengera ingaruka nyine ukihana. urumva? Reka nkwereke ikintu Yesu yakoze. Niba wibuka neza, Adamu na Eva bariye ku giti, bibona bambaye ubusa bamaze kurya ku giti, kimenyekana cyiza n'ikibi muri Edeni. Aho bambariye ubusa, aho nyine nyirizina. Na Yesu kugira ngo akureho cya cyaha, nawe yagiye ku giti yambara ubusa n'ubundi. Urumva icyo giciro? Ahubwo amahirwe dufite uyu munsi ni uko Yesu we yishuye ingaruka z'icyaha, we yarazishyuye. Niyo mpamvu ugiye kubabwira uti pasa Imana imbabazi nasambanye, yagusabira Imana imbabazi, Yesu akavuga ati nari mbizi ko uzabikora, niyo mpamvu nemeye igiye kwambara ubusa, njye mfata ingaruka wagomba kuzagira wowe. Amen. Hanyuma kugira ngo uzubake urugo ubimbwiye, ariko mu buryo nyakuri uko byagombye kugenda. Cyiza cyane. Noneho ibi by'iyi minsi ati rero umva nta muntu wo kwizerwa, kuko umuntu aratura nka cyagiye imisozi ikiriho mu minsi yashize, washoboraga kwatura ati Imana imbabarire gusambana, fiyanse wawe akarara yabimenye ko wakuyemo inda, wasambanye, umugabo wawe akabimenya ko wamuciye inyuma. Ese ubundi uretse nkubaza, usambana wahamagaye abantu? Hari abantu wahamagaye ngo ngiye gusambana? Abikora yiherereye. None se wagiye n'ubundi ukajya kurira ahandi n'undi wagiriye? Ku rwego rwo kwatura ni urwego rwo kuvuga ngo abantu bari banzi nkora iki kintu, abantu bazi ko ndi umujura, noneho reka nature ngaragaze ko uhereye none ntazongera kwiba. Uzi icyo ukoze? Umanitse itangazo, utumye abantu bose bakureba, nugenda ukareba kuri voka bazavuga bati aha wibuke ko wavuze ngo ntuzongera kwiba. Ibyo ngibyo bigufasha nk'umwana urimo ukura mu gakiza gutuma udakora ibyaha. Yego. Ariko uyu munsi hari igihe ukora ikintu hanyuma kikagusenyera, ariko kutari ukwihana ukagibwaho n'ingaruka utagombye kugirwaho, kandi Yesu we yarabikoze. Wowe ugatangira gufata ikintu Yesu yakoze ukakishiraho ngo ni ukubera nyine hari ikintu wigeze kumbwira mu minsi yashize ngo niba ari imbuto z'umurengera. Imbuto z'umurengera akaba ntabwo nzakera ngo ni ukwera imbuto z'umurengera. Urazera da, ukazera ukakubita ipanu mu mutwe ukazera. Rero uko kwihana byaba ari byiza, ariko nanone niba koko ushaka kuvuga uti Yesu we niyemeye kwakira ingaruka, genda usange uwo waciye inyuma umubwire uti nakoze ibi n'ibi. Niba afite icyuma wemera kigutere, niba afite ipana y'ukubita umutwe cyangwa se ahambire n'abana wigendera usigare wenyine, uvuga uti Yesu noneho nanjye nikoreye umusaraba, wanyikoreye ntabwo waje ko nikoreye umusaraba. Ego. Hari uwumva noneho ka kantu gatoya twari tuvuzeho nawe uvuzeho ati genda ujye nyine aho wakikoreye uharire uvuga ati Mana mbabarire. Hari ubikora none akakuga ati pastor mba numva Imana itarambabariye. Uwo muntu ni kandi yaragiye ukinakwiriye kwigishwa, ubundi buriya kwigishwa kwakira imbabazi z'Imana nicyo kintu gikomeye.
kwakira imbabazi z'Imana ni ryari? Iki kintu kirakomeye uvuze, abantu bazatubaza ibibazo cyane, ariko tuzabasubiza. Yakobo amaze gupfa, uzabisanga mu itangira uce byaho bya nyuma, ngo uhereye kuri Simiyoni ukageza ku mwana wa nyuma, ngo baravuze bati papa arapfuye kandi turahagaha mukuru wacu niyoboye. Bivuze ngo yatinyaga papa, aratwihimuraho tu. Mu myaka 40 ishize, ngo baraza batuma kuri Yosefu bati mwoka byamwe wongere tubabarire. Uzi icyo cyabaye? Ntago bigeze bakira ko yabababariye. Nshobora kugusaba imbabazi ariko sinakire kumbabariye. Iyo utazakiriye uwandika idodo muri wowe. Icya kabiri, ubwo ni uburyo bumwe. Hari ubundi buryo uba waratojwe muri wowe kutagera kugiye ku ntebe y'Imana. Ariko uyu munsi niyo mpamvu Yesu yatabuye umwenda mo kabiri, awusaturamo kabiri. Aravuga ngo ngwino winjire ahera cyane, ugende upfukame ushire umutwe ku isanduku, urumva kubabarire ugaruke wakira imbabazi. Rero twatojwe ko kugira ngo mbabarirwe ari kudambura ikiganza. Ariko icyo ngicyo nacyo kuba cyemere ndasima kirayiteka cyane, ariko ntabwo ariko kuri. Kuri ni ukwinjira ahera cyane wowe ubwawe. Umuntu nk'uyu rero wumva atababariwe kubera yuko atatuye ngo atabwiye abandi, akeneye kwigishwa kwakira imbabazi z'Imana. Kandi abo yigisha, hari n'abamwigisha bati mwaturirane ibyaha byanyu. Jya uko ni ukuri. Nyine kwaturirana ibyaha nibyo nakubwiye. Nda ahantu runaka abantu baranze, sibyo? Icya kabiri, tuba mu rusengero kandi natejemo umuraba. Tuba muri korali natejemo umuraba. Kujya udahaguruka uvuge ngo ariko rero ninjye wateje ibi n'ibi mu mbabarire, kandi umuraba uhari. Ariko nakubwiye hari umuntu, reka rweke nk'icyaha kandi gikomeye cyane, yenda urugero, wari wumva umuntu akubwira ati ngiye biriya bintu umuntu yabwirizaga nitekererezaga ibi ngibi. Ugasaba umuntu uhagaze imbere y'umuntu abwiriza, undi ari muri yawe anabura yabuze ibyo avuga. Icyo wemera ko ari icyaha kimere umutima. None zo zacyatura gute? No kwisuzuma akabwira. Agomba kwisuzuma, umutima ukaba mushya. Noneho Yesu we yaravuze muri Mateyo 5:19 ari baraho ngaho, arababwira ngo mwumvise ko abakera bababwiye ngo uwica wese ahanwe n'abacamanza, ubwo yambara iroza bamukatire. Ngo ngende babwira ngo umuntu urakarira mwene se nawe ajye mu rubanza mu rukiko hamwe n'abacamanza, ubwo nawe asa n'umwicanyi. Uko kurakara utanyeretse, uranyumva? Wihariye mu mutima, kurangana wafashe inkota yica umuntu kumugaragara. Hari igihe umuntu avuga ngo abantu bose baturirane afite umutima wo kugira ngo babandi nabo babakire imbabazi z'Imana uko basohoye amagambo, nabo babonereho. Hakaba n'ubikora kubera ari rutine, atazi n'impamvu yabyo. Hakaba n'undi ubikora ari ukugira ngo yumva ahera. Mbonye abana baturiye abantu bagahera ko bagira gute, babona inzira ibinjiramo babasambanya. Ibyo nawe urabizi. Yego. Icyakagombye kuba cyiza, kuko Yesu ari ugira ibanga wenyine, wagombye kugenda ukajya kurira Yesu ukanamubwira ngo ntumurire gusa, ntumubwire ngo mpindura. Dore impamvu yo kwegera Yesu, impamvu byenda guha. Impamvu ya mbere, Yesu yakubabariye ntabivuga. Icya kabiri, iyo Yesu wamuririye ahindura umutima, ahindura cya kintu yangeso akayikura muri wowe. Niyo mpamvu yo kurira Yesu. Isi tugezemo irimo amanyanga menshi na digitali, cyakoze cyo hari ibigenda binyomoza ibyo ngibyo, hakazama ama-DN. Ego. Wa muntu yarihannye, anizera yuko we yababariwe. Ariko ingaruka z'icyaha si zabaye mbi, kuko zavuyemo abahungu n'abakobwa barashyingirwa. Ariko bambitse ingofero. Si se w'abana.
uyu muntu afite amahoro makeya, ese buriya afite amahoro pastor? nibyo iyo icyitwa gusaba imbabazi, donc gusaba imbabazi, usaba imbabazi umuntu ni kimwe, urumva? ndagira ngo wumve niba tuba gusaba imbabazi nyirizina, usaba imbabazi umuntu, reka mvuge yenda nagutwariye kamera, utwariye kamera, ingaruka zakugezeho ubwo ni izihe? wabuze amafaranga, urakeneye kwirukana mu nzu, none uyu munsi ugenda mu muhanda, kugira ngo regenze gusaba imbabazi cyangwa wowe kumbabarira nyirizina by'ukuri, dore ukuntu bigenda. ngomba kuza nkavuga inti, muvandimwe kanaka, ndagusaba imbabazi ko nakwibiye kamera, ndagusaba imbabazi wowe kanaka, ngusabe n'imbabazi ku gikorwa nakoze cyo kwibira kamera. umva icya gatatu, nongere nsabe n'imbabazi ku ngaruka byakugizeho. naho uyu mugabo nawe noneho rero sasa, nyine aho niho nkubwira, nahoze nkubwira ngo imbabazi z'ukuri niba arahonga ugomba kwiregera ingaruka. Nibyo bya bindi urumva turagakora dusubire ku mwimerere. noneho nawe numbabarira, uzambabarira nkanjye, mbabarira igikorwa nagukorera cya kamera, unambabarira ingaruka zose z'ubukene, uranyumva? ubukene ufite ko bagusohoye mu nzu, uburyo bagusebeje nabyo bigukoroge, ubwira uti teho nabyo ndabikubabariye. icyo gihe numbona mu nzira, ntabwo uzibuka ko uri kugenda n'amaguru kuko warabimbabariye, ntuzibuka ko uri hanze kuko warabimbabariye. sasa dore ikibazo, tubabarira abantu ariko tubabarira ibyo wadukoreye. ubabarira umuntu ariko ntumubarire ingaruka. iyo ingaruka zije rero zigaragaye, igisebe gihinduka kibisi. niyo mpamvu igitekerezo cyiza ari ukubwira umugabo ukavuga uti sheri, urumva? ugashaka abantu b'Imana, cyangwa se uri muri mudu nziza, ukamusaba imbabazi uti sheri narasambanye, umva ndacyakomeza, narasambanye, dore ibyiza byabyo. abana babona uburenganzira kuko arakubaza niba atari abanjye ni abandi, ukabamurangira abanjye ni abahe, abana bakabona uburenganzira. noneho ndagira ngo urebe umwana upfusha se ariko azi kosa ahari. icyo cyo kandi wowe ubizi, icyo kidodo kikurimo uzakibwira nde? ko abantu ngo bakoze deliverance uzabibwira nde? wabibwira nde? nibyo nyine nanjye njya mvuga. niyo mpamvu natangije ijambo rivuga ngo bibaye byiza umuntu yareka icyo cyaha atekereje ingaruka kiza. ku muntu utaragikora ni ugutekereza ingaruka, ariko ku wagikoze ingaruka zo umushure biba bigoye kubwira umugabo ati uyu mwana ntabwo numva icyo urimo uvuga. reka urumva, niba itegeko ushobora kuza yenda wanyibiye ihene, noneho imbere y'amategeko yenge uvuga ngo ndakubabariye, bo baravuga ngo oke ni byiza, ariko kwiba ni icyaha kipanishebo, sibyo? yenda y'amezi 3 ukagenda ukayakora, ukabona ugahinduka umwere, siko bikene mu mategeko. nakubwiye ngo amahoro dufite nuko Yesu yishyuye ingaruka z'icyaha ku buzima bwacu. ariko icyo yishyuye wumva icyo ari cyo,
yishyuye urupfu twagombaga kuzapfa mu gihe twabuze ibitambo. oya mu gihe twabuze ibitambo yishyuye urupfu twagombaga, kuko ingaruka y'icyaha ni urupfu, kandi urupfu rw'iteka ryose Yesu yarabyishyuye. ibyo ngibyo bivuze ngo kumwizera Yesu ntabwo ingaruka z'icyaha zizakugeraho. ariko noneho ntabwo icyaha urupfu ruzakugeraho, ariko ikintu ukoze nk'ingaruka, nk'icyo ukoze, ingaruka zacu ugomba kuzirengera. niyo mpamvu muri gereza umuntu agenda akajya yari umwicanyi, yageraho bakamwatuza akihana, akaba ari umwere imbere y'Imana, uranyumva? ariko ku ngaruka akaba ari kurya ishene, ku ngaruka z'icyo yakoze, kugira ngo icyaha kimuhanagurikeho. rero kubera ingaruka ziba zizakugiraho ikibazo, umwana utwite atari umugabo wawe, ufite abana hanze kandi uzakenera kugira gute, uzakenera kubaha iminani, ugomba kwemera ingaruka. umugabo se abaye azi ko ari abe nyine afite icyo cyizere, wowe uzakira ute? kandi uba warihannye nyine, aba yarihannye nyine akizera ko yarihannye, yarababariwe. urumva, yarababariwe icyaha cy'ubusambanyi. none bariya abana uburenganzira bwabo bizakomeza bibe nyine iyobera ry'ibanga ritagatifu. ibanga ritagatifu ntabwo nta banga ritagatifu ribaho. kandi Imana iba yaramubabariye akaba nyine icyaha yakoze yarababariwe, ariko niwe usigaje kujya gute gushyira ku murongo. urabyumva? birasa nuko niba nkijijwe nenga ufitiye ideni, ntabwo ideni rikurwaho. nka kwa kundi Zakayo yatuye muri make. wakoze cyane. ntabwo wumva ko ufite igisubizo. niba nkijijwe ngo ufitiye ideni, ntabwo bivuze ko ideni birangiye. oya, ahubwo ngomba kuzaryishyura, bigaragaza ko nakiri n'agakiza, sibyo? urugero rwiza rwa Zakayo, asaba imbabazi umugabo ubwo natamubabarira yamusabye imbabazi, aho ngaho ntibizakomeza. si ingaruka z'icyo yakoze se? ni ingaruka z'icyo yakora cyane, cyagomba kucyakira. kudahabwa imbabazi ashobora no kuziguha atari kumvira aha ngaha. ni ingaruka nacyo agomba kucyakira. ni ingaruka agomba kucyakira. aho tujya inama tugane ku musozo. Zakayo abwira abantu ati, bene data, kubera nakiriye Yesu nari igisambo murabizi, ariko uwo nambuye wese ndamuriha, ndetse kiriho n'inuza n'inkubwe. abantu bati ko Yesu atanga amahoro. none wowe wakiriye Yesu, ufite abana kandi basura bazi, nta nubwo ushaka no kubivuga. ahari yene Imana Yesu azakorera mu uwo mutima umenetse ugaragaje, yongere agufatira urugo rukomeye. umva nkubwire, wishaka ko bakwita isugi, ko bakwita imanzi, kandi uzi ko utari imanzi. reka twemere uko turi. akantu wanyumvise muntu w'Imana, wishaka ko bakwita ko. niyo mpamvu igihe kimwe Yoweri yahanuye, aravuga ngo ariko mwende gutanyura imyambaro, mutanyura imitima. rero ibi bintu ni uguhagarara ku cyoro cy'inyuma uko bandeba, uko abantu banzi, ariko imbere muri ngewe umutima undya. sasa rero Yesu naza ntabwo azareba uko abantu bakureba, ahubwo azareba cya kidodo kiri ku mutima. ryabanga ritagatifu rero rimenere Yesu waranarize ikikurya nta kindi, urimenere Yesu kushyira ibintu ku murongo. reka ngende kuvuga gushyira ibintu ku murongo, nta mahoro y'umunyabyaha. icyaha tujuru kizagumya ari iki? ari icyaha kikurya.
abantu bahuye n'icyo kigeragezo ndamya nashidikanya ko ese ni ikigeragezo baguye muri icyo cyaha bakoze icyo cyaha yego babigenze gute musho babigenze gute nyine reka mbivuge bakurikiza izo nama nyine reka mbivuge uraza kunyihangana reka mbivuge sibyo ntabwo kuba umuntu yateye umuntu inda bifite imbaraga cyane kuruta uwiciye undi muranyumva wateye inda we biroroshye uwo bayiteye uri kunyumva hanyuma rero ntabwo kuba baraguteye inda waciye umugabo inyuma n'ubundi wari wakoze amakosa kandi n'undi umutima urakubwira ko ari ikosa Imana yarakubabariye ariko muri kumwe ntabwo arakubabarira kandi nta n'ibyo azi tuzazambabara ibyo atazi hari igihe azabimenya umunsi yabimenye mubana nibwo bizaba bibi tekereza kuri icyo kintu icyiza rero jya imbere y'Imana ubwo ndangiye gutanga inama jya imbere y'Imana usenge urire Imana ifite imitima yacu twese umutima w'umugabo n'umugore ufite Imana yoroshye umutima w'umugabo wawe ukunyumva umusengere kugira ku rwego azemera icyo umubwira kandi umukandi usengura uvuge ngo Mana natama nabyemera nabyo nyemera ingaruka z'icyo nakoze Zakayo yemeye izo ngaruka zo kugabanyirwa imitungo yiwe yose mushireho ariko ahamane Yesu urahitamo ibintu bibiri urahitamo kugumana Yesu n'ingaruka zose Yesu azagukiza cyangwa uhitamo kugumana ikibembe cyawe n'ikidodo cyawe hanyuma Yesu akube kure niba mwarasogoye ukajya kumwamagira neza numva nashaka guca ku ruhande ndumva nashaka guca ndumva ndakubwiye ngo uzahekana ka miliyoni ngo azagusabira Imana imbabazi ngo nabyaye bizabikuweho se ADN azaba ari yanjye ndasubira mu nama niba waramenye Yesu ukabuzi guca bugufi cyari cyo ukaba wemera ko Yesu yomora ibikomere kandi ko Yesu ahinda umutima w'umuntu kandi ko Yesu ari ukuri musenge umusaba imbaraga utegura umutima w'uzabwira hanyuma ukiranuke no kundi muntu ibyo bita kwaturirana ukiranuke no kundi muntu ni imbuto wateye wihereye ariko ikibazo yameza abantu bose barimo barayireba kugira ngo irandurwe rero n'imizi yayo biragusaba ko uhinga ukayicukura ukayimarayo yose kandi aho uhinga ntabwo ari mu kwawe ugomba gusaba uburenganzira ugomba kwemera ingaruka z'icyo wakoze kitari cyiza niko gusaba imbabazi wikwemera ukomeza kwitwa inkundwakazi ubizi neza ko utariyo wikomeza kuba umuntu wo guceshenga ubizi neza ko utari umutima ukubwira ahubwo emera ingaruka urware nazo reka nsoze ku iki ngiki icyatumye igisambo ku musaraba kibona ijuru ngo babwiye Yesu baravuga ngo ni ngonso y'umwami w'i Nazareti ngaho ikize kudukize uwo n'undi bari kumwe ngo mugenzi we aramubaza ngo ariko ntukarengere uyu wigeze ubona dutoborana amazu wigeze umubona tujyana kwiba ahubwo ngo twe turazira ibyo twakoze umva ukana twe turazira ibyo twakoze buriya kuzira icyo wakoze ukemera harimo umugabane ukujyana mu ijuru ariko uyu we nta cyaha yakoze arabwira ngo rata kuko nzi ko uri innocent uri inzirakarengane nugero nanjye uzanyu Yesu atabo iyo ni ishusho itwereka ko iyo umuntu yemeye icyaha abona ijuru abona ubugingo atabanje no kubwirizwa noneho sasa rero icara mu cyubahiro wicare mu cyubahiro
wicare mu bintu uzi neza ko atari ibyawe, wicare mu mafaranga uzi ko atari ayawe, ngo nuko udashaka ko bigabanuka bihava, ushaka gukomeza kugira, ariko uzabura ubugingo. ube mu nzu itari yawe warayinyanganyije ubizi neza, ube mu butaka ubizi yawe binyanganyije, ube ngo oya, babaye emera ingaruka z'icyaha. Hanyuma Yesu nawe arahari, azakurwanirira, azahagarara nawe. Ariko Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo, nta kuri turibeye. Aya magambo mvuga nanjye umutima uvirirana, ndabizi ko akomeye ariko ateye ubwoba, ariko nta yindi nzira ngiye mfite nka Aposo naguha, nje niyo ngiyo. Songa mbere. Reka tugushimire kandi tugana ku musozo, abantu tubabwire ngo icyo tuzi neza nuko ababikora neza, abihana bakagubwa neza mu mitima yabo, bakagira amahoro Kristo Yesu atanga, bakabohoka, ibyo bintu bizabasawa. Abantu benshi bakunda babashyeshyenga nk'uko wabivuze, ariko ubaye uzi ubwenge wakumvira inama za mushumba. Musho, reka tugushimire. Bari ngumugisha. Reka tuvuge ngo Imana iha abantu bose kunesha icyaha n'igisa nacyo, kandi bakira imitima y'imbabazi, bakire kumva ko bizewe ko bababariwe ibicumuro byabo. Ahirwa umuntu byizeye. Amen. Reka tuvuge ngo ciao ciao. Ciao ciao. Imana ibahe umugisha.